Ngwa bene data mbanje kwasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese bibane namwe. Ndashima Imana ikomeje kuduha uburyo bwo kuganira ijambo ryayo. Ngewe tugiye gufatanya mu mwanya, nitwa Pasteur Stagiaire Aliette Mutuyimana. Ninge tugiye kuba turi kumwe mu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Mana Data twese, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi udahwema kutugaragariza uko bwije nuko bukeye. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya nk'uyu ngo kuganira ijambo ryawe. Reka Mwuka Wera adushoboze kumva ndetse no kumvira iby'ijambo ryawe ridusaba, ngo ukomeza kubana natwe no tubisaye twizeye mu izina ryawe. Amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira, tugiye kurisoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Abafite Bibiliya hafi, reka dusome ijambo ry'Imana. Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, kandi nk'uko isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu riri. Ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanjye nkunda. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Imana nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nishimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na ninjoro. Nibuka amarira yawe nkagukumbura kubera ko nuzuye umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loizi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduha imbaraga zayo. Yadukijije ikaduhamagarira kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo. Nuko no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose, ariko noneho bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa no kubw'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Ujye ukomeza kuba icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomeresha kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Niri jambo Paulo yandikiye Timoteyo, niryo tugiye kugarukaho mwaka kanya. Ndashima Imana ko iduhaye uyu mwanya. Ijambo yashyize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho rifite intego igira iti ububiko buzima bw'ubugingo bwacu.
ntangiye ku mateka make y'uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo yabanje kwandika urwandiko rwa mbere aza no kwandika urwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo yarumwandikiye rukubiyemo inyigisho z'uko agiye kongera gusigara aho Pawulo yari yarabwirije ubutumwa bwiza. Amuha inyigisho ndetse n'impanuro zizamukomeza mu rugendo yaratangiye. Uru rwandiko rwa mbere ndetse n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ni inzandiko zose yanditse mu gihe yari mu rugendo rwe rwa kabiri rwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo n'uwa 3 niho hagaragaza uko Pawulo yahuye na Timoteyo ahitwa Listira mu ntara ya Galati, ubu ngubu hitwa muri Turukiya. Niho bahuye, ahura na Timoteyo. Pawulo arimo agenda yamamaza ubutumwa bwiza, ahura na Timoteyo, baraganira. Timoteyo akomeza kwishimira ndetse no kumva ibyo Pawulo yigishaga, kuko byari bifite imbaraga zihindura umutima, byari bifite izindi mbaraga z'Imana zibyihisha inyuma, zahishuriraga abantu yuko ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza Pawulo ari kwigisha bwari ubutumwa bwiza bufasha imitima y'abantu. Kuva icyo gihe Timoteyo yatangiye guherekeza Pawulo mu ngendo ze, ndetse Pawulo akamutuma ku matorero gukemura ibibazo byabaga byahavutse. Nyuma yuko Pawulo ahura na Timoteyo yigiye ku birenge bya Pawulo, aza kuba umwizerwa, ageza n'igihe cyo kumutuma gukemura ibibazo byabaga byavutse mu matorero amwe n'amwe. Uru rwandiko rero rwa kabiri by'umwihariko Pawulo yarwandikiye Timoteyo igihe yari ari i Roma yarafungiwe ubutumwa bwiza. Aratekereza ati se umuntu nasize mu makuba ya naya, reka mwandikire. Arongera amwandikira urwandiko rwa kabiri, amwandikiramo amabwiriza ajyanye no kwihangana kubera ingorane zari zimutegereje, anamubwira ko agomba kuba indahemuka no gukomeza inyigisho za Yesu Kristo. Pawulo ari mu nzu y'imbohe nibwo yatekereje kwandikira Timoteyo uru rwandiko rwa kabiri, akubiyemo amagambo akomeza Timoteyo nk'umuntu yarasize mu izo ngorane n'ibibazo kubw'ubutumwa bwiza nawe yarafungiwe. Nuko Pawulo yandikira Timoteyo amubwira ngo ukomeze kwihangana, ukomeze kurwana ishyaka ryo kuvuga ijambo ry'Imana. Nkuko twabisomeye n'iki gice tumaze gusoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, Pawulo yibutsa Timoteyo kwizera kutaryarya no gusesa impano y'Imana imurimo ngo areke yake, anamuhumuriza amubwira ko adakwiriye gutinya na gato guhamya umwami Yesu cyangwa ngo agire ikimwaro cy'uko Pawulo afungiwe ubutumwa bwiza. Murabyumva nka Timoteyo yashoboraga kugira ubwoba, akavuga ati se Pawulo nigiye ku birenge bye afungiwe ubutumwa bwiza. Nk'umuntu yari kugira ubwoba, avuga ati se ko uwa mbere bamufungiye ubutumwa bwiza, ese ngewe ntago bazamfunga? Ariko Pawulo aratekereza ati reka mwandikira amagambo y'inkomezi. Mu gihe cyari kigoye, mu gihe cyari gikomeye, ubutumwa bwiza bamwe bapfaga ku bwabwo, bamwe bakagira ingorane zikomeye cyane mu gihe ubutumwa bwiza bwamamazwaga. Nuko Pawulo rero aratekereza ati ntuzagire ipfunwe cyangwa ngo ugire isoni kubw'ubutumwa bwiza. Amwandikira adashidikanya ko adakwiriye kugira ubwoba,
arongera amwibutsa ngo wibuke ko ngo tutahawe ngo umwuka w'ubwoba, ngo ahubwo ngo twahawe umwuka wo kwirinda ngo n'urukundo n'ubugwaneza. Arongera amwibutsa yuko ngo impano imurimo yo kuvuga ijambo ry'Imana ngo akwiriye kuyireka ikaka muri we akayikoresha, kuko iyo mpano yari murimo yari impano nziza cyane, yari impano ifite imbaraga z'Imana, yari impano yo kuvuga ubutumwa bw'Imana. Pawulo aramubwira ngo ntabwo akwiriye gutinya na gatoya. Nk'umuntu Timoteyo yari kugwa cyangwa se agacika intege, ariko Pawulo yamwandikiye amagambo akomeye yo kumukomeza. Pawulo yakomeje rero yandikira Timoteyo amagambo akomeye amubwira yuko Imana itamuhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo akwiye gukomera ndetse agashikama. Ikindi Pawulo yamubwiye gikomeye ni ukudaterwa isoni n'ubutumwa bwiza. Akenshi guterwa isoni ni ukugira isoni z'ibintu ukora, kugira isoni z'uko umeze cyangwa se n'imirimo ukora. Ariko Pawulo we aramubwira ngo ntabwo akwiye guterwa isoni n'ubutumwa bwiza, ahubwo aramubwira ngo akwiye gukomera, agakomera ku kibitsanyo Imana yamuhaye yo kuko ubwayo ibasha kukirinda. Reka tugaruke gato kw'iri jambo ikibitsanyo. Mu buzima busanzwe cyangwa se mu busobanuro busanzwe, ikibitsanyo ni ikintu cyose umuntu aguhaye ngo umubikire. Gishobora kuba ari igikoresho cyangwa ikindi kintu cyose umuntu yaguha ngo umubikire, nicyo gisobanuro cy'ikibitsanyo. Ariko iyo tuvuze ikibitsanyo nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana, ikibitsanyo twebwe twabikijwe abakristo ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana niryo twabikijwe, ryagize imbaraga mu buzima bwacu, rigira imbaraga mu mitima yacu, ribasha guhindura ubuzima bwacu, tubasha kuba abakristo, tubasha kuba abana b'Imana, tubasha guhabwa izindi mbaraga ziduhesha guhabwa irindi zina ryo kwitwa abana b'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10, amagambo meza agaragaza buryo ki ikibitsanyo twahawe kirushaho gukomera muri twebwe. Haravuga ngo nyamara rero ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabadukira mu mitima yanyu. Iri jambo mukuri ni ijambo ritwereka yuko hari ikibitsanyo gikomeye cy'ijambo ryahanuwe. Iryo jambo ryahanuwe ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ryahanuwe ni ijambo rifite imbaraga ku buzima bwacu. Iyo tugarutse mu isezerano rishya ry'uko Imana yongera kwiyunga n'abantu, iryo jambo ryahanuwe ni ijambo ryongera kutugaragariza yuko nyuma yuko umuntu abashije gucumura, hari ijambo ry'isezerano ry'uko umuntu yongera kwiyunga n'Imana, kugira ngo Imana ibashe kubana natwe amahoro. Rero ijambo dufite nuko Yesu yadupfiriye kandi akaduha n'ubugingo buhoraho ngo tuzabane nawe mu bwami bw'Imana. Niryo jambo rikomeye ryahanuwe ryasohoye. Niryo jambo twebwe abakristo twiringiye, nuko hari isezerano ry'uko umuntu wese wemeye guca bugufi akongera kwiyunga n'Imana, Imana imubabarira muri Yesu Kristo, akongera guhabwa ubugingo bushya, akongera kugira imibereho mishya, akongera akava mu byaha, akongera akamurikizwa n'ijambo ry'Imana, ari ryo tabaza rimurikira imitima yacu uko bwije n'uko bukeye. Ijambo twabikijwe ryaduhaye ubugingo muri Kristo. Iryo jambo ry'Imana nibwo bubiko bukomeye twabikijwe. Ntangira nagarutse ku ntego ivuga ngo ububiko buzima
bw'ubugingo bwacu. Hari ububiko bushobora kuba bubi bitewe naho wabubitse, ariko nge ndashaka kugaruka ku bubiko buzima bw'ubugingo bwacu. Ese ubugingo bwawe buracyari mu bubiko buzima bw'ijambo ry'Imana? Niryo jambo twabikijwe mu mitima yacu, niryo jambo ryo kwizerwa Imana yaduhaye mu mitima yacu. Hari ijambo ryo kwizerwa mu kuri rivuga ngo ngubwo ndi muri wowe Yesu, ubugingo bwanjye ni wowe ubufite. Ubwo turi muri Kristo Yesu, ubugingo bwacu ni wowe ubufite. Umuntu wese wizeye Kristo, ubwo bugingo aba bufite. Hari mu kuri ingero zimwe na zimwe ziboneka muri Bibiliya zitwereka yuko ubugingo bwacu, ubugingo bw'abizera ari Imana ibufite. Igihe kimwe Yobu, Satani yasabye Yobu, amusaba byose, ariko ubugingo bwe Imana yari ibufite mu biganza byayo, kuko Imana yabwiye Satani ngo ujyane ibye byose, ariko ubugingo bwe ni njye mbufite. Imana ishimwe cyane ko ubugingo bw'abizera Imana ariyo ibufite mu biganza byayo. Ikindi gihe Yesu agiye ku musaraba yaravuze ngo data, ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Petero nawe ajya gupfa yaravuze ngo ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2 hari ijambo rigaragaza amahirwe abayuda barushaga abandi. Riravuga ngo abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana, babikijwe amagambo yavuzwe n'Imana. Ushobora kubitwa amagambo cyangwa se amabanga yavuzwe n'undi muntu, ariko ikiruta byose nuko ubitwa ijambo ryavuzwe n'Imana. Ariryo kibitsanyo kizima twahawe kugira ngo tukibitse, twahawe kugira ngo tukibwire abandi, kugira ngo tubashe kuguma dufite ubugingo bwuzuye ku Mana. Bene data bakundwa, natwe icyo kibitsanyo turagifite cy'ijambo ryahanuwe, turagifite rwose. Nk'uko twabisomye ku murongo wa 14 w'iki gice, hatubwiye ko ikibitsanyo cyiza twabikijwe ko dukwiriye kukirindisha umwuka wera twahawe. Niko twasomye mu ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 14 umurongo wa 26 haravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, nguwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose akabibutsa n'ibyo nababwiye byose. Icyambere kigaragara aha ni akamaro k'umwuka wera. Umwuka wera aratwibutsa ndetse akagomya no kutwigisha ibyo Imana yatubwiye. Mwuka wera buri gihe niwe utwibutsa rya jambo Imana yatubikije. Iyo umuntu yagiye mu zindi nzira navuga z'umwijima, hari igihe umwuka wera amukomanga ku mutima we, akamwibutsa yuko inzira arimo atagakwiye kuba ariyo arimo, ahubwo hari yindi nzira y'ukuri. Iyo nzira rero nta yindi ni Yesu Kristo. Akamaro ka mwuka wera nuko ashinzwe kurinda ubugingo bwacu, ko wamwemeye akamwakira akemera ko amuyobora. Umurongo wa 14 twasomye ravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe. Ese icyo kibitsanyo cyiza wabikijwe wabukizi? Ese wabuzi ngo ari ikihe? Umuntu we ubwe yarabikijwe, abitswa ijambo ry'Imana.
ikintu Imana yaje ikatubitsamo ni ijambo ryayo n'amasezerano yaduhaye yuko tuzabana nayo mu bwami bwayo. Aya masezerano twahawe, twatangiye kuyinjiramo. Igihe watangiye kwizera Yesu Kristo watangiye kuyinjiramo. Mukuri ariko hari ikintu kindi dusabwa cyuko tugomba guhora twiteguye, tugomba guhora tubitsa ubugingo bwacu mu ijambo ry'Imana, tugomba guhora tugaburira ubugingo bwacu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ukuri, ijambo ry'Imana ni ryo kwizerwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka ngo nibo abana b'Imana, ngo kandi abana b'Imana muri bo babikijwe ijambo ry'Imana ari ryo ryaduhesheje ubugingo muri Kristo Yesu. Abana b'Imana babikijwe iryo jambo niryo dukwiriye mu kuri kuba tubitsamo ubugingo bwacu mw'iyi minsi. Iryo jambo niryo twagakwiriye kuba dutumbereye. Ibintu byose bizashira. Ushobora kuba utunze ubutunzi bwawe bugashira, ushobora kuba warabyaye abana bawe bakayahura n'ibibazo cyangwa ukagira ibyago, ushobora kuba wari uri mu bihe byiza ejo hakaba hari ibihe bibi, ariko ukuri kuriho ni uko ikintu kitazashira ni ijambo ry'Imana. Ikintu kitazashira ngo gishireho burundu ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rihoraho ibihe byose, ijambo ry'Imana ryo rihoraho iminsi yose. Tukwiriye kugendana naryo, tugahora twumva mu by'ukuri umwuka wera aho ugiye akomeza kukwibutsa iby'ijambo ry'Imana. Zaburi y'119 umurongo w'105 ugaragaza uburyo ki ijambo ry'Imana ari ryiza. Haranditse ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Dawidi we yaratekereje abona uburyo ki ijambo ry'Imana ryamuyoboye mu bihe byari bikomeye, abona buryo ki ijambo ry'Imana ryamubereye ibiryo byuzuye bihaza umutima we, byayoboye inzira ze. Aravuga ngo ijambo ryawe ngo ryambereye itabaza ngo ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira zanjye. Arongera yibuka ko hari igihe cyabayeho cy'umwijima, arongera yibuka uburyo cyari igihe yari yatewe n'Abafilisitiya, arongera yibuka uburyo Imana yabanye nawe, arongera aribuka aravuga ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ryanjye. Muri iyi minsi turimo ni iminsi igoye, ariko mukuri reka mbabwire dukwiriye kuguma ku ijambo ry'Imana, dukwiriye kubitsa ubugingo bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abafite uwo mwana ngo bafite ubugingo, ngo ariko badafite uwo mwana nta bugingo bafite. Mu by'ukuri ubugingo bwacu nta handi dukwiriye kububitsa, dukwiye kububitsa mu ijambo ry'Imana, dukwiye kububitsa mu rukundo rw'Imana, dukwiye kububitsa muri Kristo Yesu, kuko ari we wenyine wemeye kwitanga agapfira ibyaha byacu. Kenshi ubugingo mu by'ukuri ni ikintu kizasigara. Uyu mubiri w'inyuma ushobora gusaza, ariko ikintu gisigara ni ubugingo. Ubugingo nibwo Imana ibitse. Umunsi umwe umugabo Yobu yageze mu bihe byari bimukomeranye, agera mu bihe byari bimugoye, agera mu bihe byari by'inzitane. Inshuti zaramuvuyeho, abana baramushizeho, amatungo yari afite yaramushizeho. Arongera n'umugore we aramubwira ati bigera n'igihe amubwira ngo ntabwo nyigishaka kumva umwuka wawe. Yobu akubitana n'ibihe byari bikomeye, ariko igihe kimwe Yobu yatura ijambo ry'Imana rikomeye. Imana imushyira ijambo ryayo ku mutima we, kugeza ubwo asubizanya ukwizera kwari gukomeye. Aravuga ngo iyaba amagambo yanjye
ngo yari yanditswe ku rutare, ngo iyaba ngo yari yandikishijwe n'ikaramu y'icyuma, ngo akandikwa ku rutare, ngo ahantu ngo adashobora gusibangana. Uko kwizera aremera, arakwatuza, aravuga ngo nzi neza yuko ngo umucunguzi wanjye ariho, ngo nyamara ngo amaherezo ngo azahagarara mu isi, ngo amaso yanjye ngo niyo azamureba, ngo si amaso y'undi, ni amaso yanjye ubwanjye nzirebanira n'umucunguzi. Arongera yibuka ko hari ukundi gucungurwa, arongera yibuka ko hari izindi mbaraga zizamucungura. Yobu yongera kuzuzwamo imbaraga, Yobu yongera kwibagirwa agahinda yahuye nako. Yobu aremera, aratura, avuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe ahantu atazasibangana. Koko Yobu Imana yaje kumutabara, ariko muri we nuko yari yarabikijwemo, yari yarakiriye ijambo ry'Imana ryamukomezaga. Kenshi iyo umuntu ari mu bihe bigoye, iyo umuntu ari mu bihe biruhije, umutima ucika intege. Ariko ikintu kimwe Imana ikora, ikintu kimwe Imana ikomeza, ni umutima w'umuntu. Buri umutima w'umuntu ni umutima woroshye. Igihe kimwe ushobora kuba ukomeye, ariko ikindi gihe kimwe ukaba ari umutima wongeye ugasubira hasi, bitewe n'ibihe umuntu arimo. Ariko kimwe cyo Imana ikora ni ugukomeza umutima w'umuntu. Rero Imana ikomeza umutima w'umuntu, ikawukomeresha amagambo yabo. Umuntu nta kintu ashobora kukubwira ngo ukomere, umuntu nta kintu ashobora gukora ngo ukomere, ariko Imana yo iyo yabishatse iragukomeza, igakomeza umuryango, igakomeza umutima wawe, igakomeza n'ibindi byose ibikomeresheje ijambo ryayo. Dawidi ikindi gihe kimwe arongera aratura, aravuga ngo ijambo ryawe ngo ryambereye ibyo kurya, ngo ryandutiye ibyo kurya byinshi. Arongera avuga imbaraga iri mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo amategeko yawe, ngo ijambo ryawe ngo ryandutiye ibyo kurya bya buri munsi. Mu by'ukuri biragoye kuba wabyumva cyangwa se ukumva ko ijambo ry'Imana ngo riruta ibyo kurya bya buri munsi, ariko kumwizera wese, ku muntu wese wizeye Yesu Kristo, azi umumaro w'ijambo ry'Imana, azi yuko mu ijambo ry'Imana hari imbaraga zikomeye cyane. Buri muntu wese wizeye mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga ikomeza umuntu mu makuba, harimo imbaraga ikomeza umuntu mu byago. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ngo ryandutiye ibyo kurya byanjye bya buri munsi, kuko mu buzima bwe bwose, mu rugendo rw'ubuzima bwe bwose, yari yarabonye gukomera kw'Imana, yari yarabonye imbaraga z'Imana. Ese dushobora kwibaza, ushobora kwibaza uri gukurikirana radiyo Inkoramutima, nanjye nshobora kwibaza, ese ubugingo bwanjye buracyabitse mu ijambo ry'Imana? Ese ubugingo bw'abana banjye, ese ndacyabafasha bika mu ijambo ry'Imana? Ese ndacyashoma ijambo ry'Imana? Ese ikibitsanyo nahawe ndacyakibitse? Ese uwamfiriye ku musaraba ndacyamuzirikana? Ese ni igiki ndi gukora mu iyi minsi kugira ngo ikibitsanyo nahawe kizangeze kuri wa munsi? Turi mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye cyane, mu bihe umuntu yavuga ko ku ruhande rw'abakristo ari ibihe bikomeye. Ntabwo umuntu yashidikanya ko kuvuga ko ari ibihe bikomeye. Ni ibihe twari twaramenyereye guhura, tugahura mu materaniro y'abera bose, tugasoma ijambo ry'Imana, tukumva ubutumwa bunyuze muri za korali, tukumva ubutumwa bwiza bunyuze mu ijambo ry'Imana, tukumva ubuhamya bw'inshuti zacu tugakomera. Ariko ubu ngubu navuga ko bitewe n'ingaruka z'iki cyorezo tutari guhura. Ariko ikintu gikomeye mu kuri, gusenga ntago bigira umupaka, gusoma ijambo ry'Imana ntago bigira umupaka. Ntago umuntu asoma ijambo ry'Imana ari mu bihe bibi gusa, ntago umuntu asoma ijambo ry'Imana ari mu bihe byiza gusa, ntago umuntu asoma ijambo ry'Imana ari mu bihe by'umunezero. Ushobora kuba uri mu rugo iwawe ugasoma ijambo ry'Imana, ushobora kuba uri ahandi hantu hatandukanye ugakomeza kwibuka ijambo ry'Imana. Icyo Imana idusaba ni kimwe, ni ugukomeza
kubika ikibitsanyo yaduhaye kugira ngo tuzabashe kugera kuri wa munsi. Ni ugukomeza tugasoma ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye, kuko imbere y'Imana mu by'ukuri nta rwitwazo ruzahaba. Umubwiriza igice cya 3 harimo amagambo meza avuga ko buri kintu kigira igihe cyacyo, agaragaza ko hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, agaragaza ko hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira, hari igihe cy'umubabaro, hari n'igihe cyo kwishima. Agaragaza buryo igihe kigira icyacyo. Ni ukuvuga ngo buri gihe ikintu kiri mu icyo gihe kigira igihe cyacyo. Bishatse kuvuga ko uko byaba biri kose ntabwo ari ukunguku bizaguma, uko ubuzima bwaba buri kose ntabwo ari ko buzaguma, ahubwo icyo Imana idusaba inadushakaho ni ugukomeza kubitsa ubugingo bwacu mu bugingo bwuzuye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byiza bihaza imitima yacu. Wowe urushye unaniwe, wowe uremerewe n'umutima, bibwira Imana. Wowe wumva umutima wawe ushenjaguwe n'ibibazo, bibwira Imana. Imana yonyine niyo yo kugukomeza, Imana yonyine niyo yo kuvuga ngo mwana wanjye ndahari kugira ngo ngutabare. Zaburi ya 26 niyo ivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose uko rungana, ngo nawe azabisohoza. Mu by'ukuri ntago dukwiriye gukangwa n'ibihe, ntago dukwiriye gucika intege kubw'ibihe turimo, ahubwo ibihe bidutera imbaraga zo kongera gutekereza, zo kongera ubusabane bwacu n'Imana, ukumva ko ureba abantu utareba abantu, uri mu itorero wagiye gusenga, uri muri korari, uri gukora umurimo w'Imana hari hose, wumva ko ubusabane bwawe n'Imana budakwiriye kuzamo agatotsi, ahubwo ubusabane bwawe n'Imana bukwiriye kuba ari ubusabane bwuzuye imbaraga, bwuzuye amasengesho, bwuzuye ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ngarutse kw'iri jambo, ububiko buzima bw'ubugingo bwacu buri ku Mana honyine. Ushobora kubitsa ubugingo bwawe mu bidafite umumaro, ushobora kubitsa ubugingo bwawe mu bidahesha Imana icyubahiro, ariko icyo Imana idusaba ni uko ikibitsanyo yaduhaye dukwiriye kucyitaho, tukigaburira ijambo ry'Imana. Ni ubugingo Imana nibwo yadusezeranyije, nibwo mparanira, nibwo nawe uri guharanira, ariko ikiruta byose ni uko dukwiriye kububitsa mu ijambo ry'Imana. Tugasoma ijambo ry'Imana, tukizera ijambo ry'Imana aho turi hose, tukizera ko Imana ishobora byose. Kandi mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zikomeye cyane. Mu ijambo ry'Imana harimo guhumurizwa, mu ijambo ry'Imana harimo gukomera. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga nyinshi cyane. Ubugingo bwacu rero ducunge neza, niba turi kububitsa ahakwiriye, ubugingo bwacu ducunge neza niba koko turi kububitsa mu ijambo ry'Imana. Zaburi 119 ku murongo wa 11 naho harongera hakatubwira ngo nabikiye ijambo ryawe ku mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Mu ijambo ry'Imana niho twisuzumira tukamenya koko niba turi gukora iby'Imana ishaka. Buriya umutima w'umuntu iyo waguye, Umwuka Wera buriya arabikubwira, n'umutima uba uguhamiriza ko utari mu nzira Imana ishaka. Mu ijambo ry'Imana rero niho twisuzumira. Ijambo ry'Imana rikakwereka niba uri mu nzira nziza, rikakwereka niba waguye ukeneye kongera gukanguka. Mu ijambo ry'Imana honyine niho tubasha kwisuzumira niba koko ubugingo bwacu bukiri mu biganza by'Imana, ubugingo bwacu niba bugifite imbaraga z'ijambo ry'Imana ributera gukomera. Rero Dawidi nawe yaravuze ngo yabikiye ijambo ry'Imana ku mutima we. Kubitsa ijambo ry'Imana ku mutima w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane, ariko hakaba hari indi mpamvu. Dawidi yaravuze ngo
ngo nabiki ijambo ryawe ku mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho. Byumvikana yuko umuntu abitsa ijambo ry'Imana ku mutima we kugira ngo adacumura ku Mana, kugira ngo adatandukira agakora iby'Imana idashaka, ahubwo ijambo ry'Imana ryo nyine niryo ribasha kukwereka niba ukiri mu nzira nyakuri cyangwa se ukiri mu nzira ikwiriye Imana ko ishaka ko tuyigenderamo. Bene data bakundwa mukurikiranye radio Inkoramutima, kimwe cyo nabibutsa nuko dukwiriye kurinda ikibitsanyo cyacu, atari uko tureba abantu, atari uko hari umbwira ngo nkora iki, ahubwo umutima w'umuntu wonyine akabasha kurinda ikibitsanyo cye. Nago navuga ngo nshobora kurinda ikibitsanyo cy'undi muntu, nago navuga ngo nshobora kurinda amasezerano y'umuntu, ariko mu by'ukuri Imana yonyine ishobora kuguha imbaraga ukabasha kurinda ikibitsanyo cyayo, ari ryo jambo ryo kwizerwa yaduhaye, ari isezerano yaduhaye, kandi dufite n'umufasha ubidufashamo ari wo Mwuka Wera Imana yaduhaye udushoboza kurinda ubugingo bwacu. Nabigarutseho iby'iki gihe turimo kigoye, ariko mu by'ukuri byose Imana irabizi. Turi mu gihe gisaba gukomera ndetse tugakomeza na bagenzi bacu aho bagiye bari ahantu hatandukanye, kuko ni ibihe bigoye, ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye cyane. Ariko nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana, ntago twebwe twahawe umwuka w'ubwoba, ntago twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe imbaraga no kwirinda. Izo mbaraga n'Imana yaduhaye nizo dukwiriye kurindisha ubugingo bwacu mw'iyi minsi, nizo dukwiriye gukomeza gukoresha kugira ngo Imana ibashe kutubona nk'abantu bakiranuka imbere yayo. Aho rero mugiye mutandukanye, icyo nakifuriza buri umwe nuko yarinda ijambo ry'Imana, yakomeza kwibuka ijambo ry'Imana yamubwiye, agakomeza gusoma ijambo ry'Imana, agakomeza kuzirikana ko hari ikintu yamenye, twababariwe ibyaha byacu, tukongera kwibuka ko ikintu kimwe Yesu yakoze ari uko yatubabariye ibyaha byacu, tukongera kuzirikana ko hari intambwe twateye kandi hari ikindi kintu dukwiriye kurinda muri twebwe. Imana rero yonyine niyo yo kudushoboza, niyo yo gukomeza imiryango yacu, niyo yo gukomeza imitima yacu kugira ngo tubashe gukomeza kubaho turi mu ijambo ry'Imana. Ubuzima buyobowe n'ijambo ry'Imana buba ari ubuzima bwiza, buba ari ubuzima bwuzuye, buba ari ubuzima buhimbaza Imana. Iyo Imana iri kukubona nk'umuntu uboneye nibwo yishima. Imana iyo iri kukubona uri kugendera mu nzira zayo nibwo yishima. Kandi mu kuri nago dukwiriye gukora dufite umunezero, nago dukwiriye gukora dufite ibyishimo, ahubwo mu bihe byose reka dukorera Imana. Dukorera Imana ari uko tutanezerewe, igihe cyose dukorera Imana, duhore dushima Imana, duhore tuyereka imibabaro yacu, ariko dukomeza kurushaho kurinda ubugingo bwacu kugira ngo bubashe kuba buri mu ijambo ry'Imana, nk'uko twabibonye ko twisuzumira mu ijambo ry'Imana. Ubuzima urimo, ibihe urimo, dukwiriye kubisuzumisha ijambo ry'Imana, nk'uko twabisomye yuko ikibitsanyo twahawe dukwiriye kukirinda. Dukwiriye gufatira urugero kubizera bahambere. Timoteyo yakomeje guhagarara mu mwanya we neza, Paulo yahagaraye mu mwanya we neza, Stefano yahagaze mu mwanya we neza, intumwa nyinshi zagiye zihagarara mu mwanya wabo neza. Ese wowe mw'iyi minsi umwanya uhagazemo neza? Ese ngiye mw'iyi minsi mpagaze gute mu ijambo ry'Imana? Ese ndi gukora iby'Imana insaba? Dukwiriye kwisuzuma kugira ngo turebe neza niba koko tukiri mu ijambo ry'Imana, niba tukiri
mu mbaraga no gukomera kw'Imana. Icyo Imana rero yadushakagaho, ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi, byari ukongera kwibuka yuko mu by'ukuri hari ikibisanyo twahawe, kongera kwibuka yuko ububiko buzima bwiza dukwiriye kubikamo ubugingo bwacu ari ijambo ry'Imana ryonyine. Nta handi hantu wabona wabika ubugingo bwawe uretse mu ijambo ry'Imana yaduhaye ryonyine. Niryo ribasha gukomeza umutima, niryo ribasha kutubera navuga imbaraga. Ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni imbaraga, niyo ntwaro dukwiriye kwitwaza mu minsi. Ngo mu bihe bikomeye mwibuke yuko turi mw'isi irimo imbaraga z'umwijima, ariko dukwiye kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tudatsinzwe n'imbaraga z'umwijima, ahubwo dukwiriye kwambara imbaraga zose, kwizera, ukuri, kwamamaza ubutumwa bwiza, kutagira ubwo ibintu byinshi, kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya wacu neza, kugira ngo tubashe gukomeza kubana n'Imana yacu, kuko ariyo yatwitangiye, yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo atubere umwami n'umukiza mu bihe byose. Bene data rero bakundwa, icyo nabifuriza nanjye nifuriza nuko twaguma mu ijambo ry'Imana. Yesu yabajije abigishwa be arabwira ngo ese ngo igihe umwana w'umuntu azagarukira mu isi azasanga kwizera kukiri muri mwe? Niyo mpamvu rero dukwiriye guhora twizeye Imana kwishobora byose, twizeye Kristo wadupfiriye ko ibi byose turi guhura nabyo, haba ari iby'igihe, byose yabitsinze, byose yarabitsinze, kuko igihe rwa rutare rukomeye rwamukurwaga akava mu mva, hari ikintu gikomeye yakoze. Ntekereza ko kumwizera wese abizi. Icyo nababwira rero nakifuriza namwe mbifuriza mu by'ukuri nuko twaguma mu ijambo ry'Imana, tugakomeza kureka ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, ntago twakishingikiriza ibindi bintu gusa. Kimwe cyo nabatangariza nuko dukwiriye kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ushobora kwishingikiriza ku bindi, ariko icy'ukuri gifite umumaro cyakubera cyiza nuko twakomeza kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ndabashimira cyane rero kuba mwadukurikiye. Icyo nishimira rero nuko Imana ikomeze kuturinda, ikomeje kubana natwe no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Icyo nasaba buri wese nuko yakomeza kwita ku mubiri, gukomeza no kwita ku bugingo, kugira ngo turebe yuko mu by'ukuri twabasha kubaho tugifitanye ubusabane n'Imana. Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ushobora kuba waraguye, ushobora kuba warahuye n'ibigusha, ariko Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi. Icyo idusaba ni kimwe, ni uguhora duca bugufi kandi tugacunga neza ko ubugingo bwacu bubitse ahantu heza, bubitse mu ijambo ry'Imana. Nicyo Imana idusaba. Nsoza rero ndishimye cyane buri wese uri gukurikirane iri jambo ry'Imana rimubere umugisha, ariko dukomeze kuzirikana neza ibyo ijambo ry'Imana ridusaba. Ikibisanyo wahawe ukomeze ukibitse, nanjye ndakomeza nyibitse. Reka duce bugufi dusenga Imana, tuyisaba imbaraga kugira ngo idushoboze ndetse iduhe no kubaho mu buryo budasanzwe, kuko natwe turi mu bihe bidasanzwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye yuko uri Imana uri hejuru ya byose, ni wowe nyiri ibihe Mwami, ntabwo tubishidikanyaho. Mwaka kanya rero tugushimiye kubwira ijambo ryawe umaze kuduha, yongeye kutwibutsa yuko ububiko ubuzima bw'ubugingo bwacu dukwiriye kubika mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ryahanuwe ryo turarifite,
niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uduhe imbaraga buri wese mwami aho ari, umuhe imbaraga zo gusoma ijambo ryawe kuko ari ryo ryatubera inkomezi mu minsi igoye. Ndasengera buri umwe mwami wakurikiranye iri jambo ryawe kugira ngo umuhe imbaraga. Ndasengera abantu bose muri rusange kugira ukomeze kudukomereza imitima. Ngaho reka ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, ntaba ari twe mwami, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ko ukomeza kubana natwe niyo twizeye mu izina ryawe. Amen.